bakunzi babya kubera TV muraho neza. Yambi umwaka mushya muhire. Nshuti zanjye rero hari haciye iminsi ntabagezaho ibiganiro, ariko hari ibintu byinshi nari mugiyemo kandi by'ingenzi bizabafasha nkuko nanjye bizamfasha. Banagiye kubashakira utuntu tw'ubwenge nkuko mubizi. Rero uyu munsi nkuko muri kubona imbere yanjye nabazaniye utuntu twiza, utuntu tuzabashimisha. Umva, abantu bakunda amandazi nabazaniye noneho udushya. Nabazaniye udushya ku bijyanye n'amandazi aryoshye ku rwego rwo hejuru. Irindazi burya riryoha bitewe n'icyo washyizemo. Rero mumbaze ngo watuzaniye iki? Dore ngibi imbere yanjye ni amandazi ngiye kubakorera aryoshye. Ibintu ngiye gukoresha rero ni ibisanzwe nkuko mubizi. Ikibanze ni ifarini, ngiyi murayibona, ndi buyifashishe. Ikindi ntabwo nkoresha ya sukari isanzwe, ndakoresha iyi ngiyi yitwa icing sugar. Icing sugar irahumura, iryoshya amandazi yagiyemo icing sugar. Ndakubwiza ukuri ko uyariye nta n'ikindi wazongera kurya, nta rindi rindazi wazongera kurya mpaka uriya amandazi akoreshejwemo icing sugar. Icing sugar rero ni umwihariko cyane ku bintu bijyanye n'amabakari. Ku bantu bakunda ibintu byiza rwose, icing sugar kuri bakari ni ingenzi, irabiryoshya ku rwego utabasha kumva. Ikindi turi bwifashishe nkuko muri kubibona, hari vanilla essence. Vanilla essence nayo ni igikoresho cyiza mu gukora amandazi, mu gukoresha amakeke, mu gukora mu macapati, mbese ibintu bijyanye na bakari. Ni nziza kandi ihumura neza, itanga product yagiyemo vanilla essence, iraryoha, igahumura, yattractinga, ikururira umuntu uwo ari we wese kuba yarya icyo kintu kirimo iyi vanilla essence. Ikindi turi bwifashishe nkuko muri kubibona imbere yanjye ni breba. Breba ni nziza cyane, irahumura, uretse no guhumura iryoshya amandazi, iryoshya amakeke, iryoshya amacapati, iryoshya imigati wayishyizemo rwose. Uyu munsi nabazaniye special amandazi ari special rwose, ibi muri kubibona. Ikindi turi bwifashishe ni umunyu bisanzwe, ibindi ni amagi, muri kuyabona hano ni 3. Ikindi gikoresho cy'ibanze bavandimwe, inshuti zanjye, badamu, bagenzi banjye, rubyiruko, ba papa, ba mama, abantu mushaka kujya murya neza ndetse ibintu bifite quality, ibintu bifite ubuziranenge, ujye mwifashisha umunzani. Uyu munzani rero ni special, ni umunzani upima n'amagrama. Ku bintu bijyanye no guteka mu gikoni rwose biba byiza wifashishije uyu munzani, ariko utawufite wakoresha twa tuyiko kwa kundi nagiye mbereka ku bipimo by'utuyiko, nabyo byagufasha. Ariko ufite umunzani nk'uyu nguyu biba byiza kurushaho, kuko gupimira amagrama nko muri ibi bintu by'inuza by'amafarini rwose ugufasha kumenya amagrama uri bukoreshe. Rero nkaba mbararikiye ngo namwe abatawufite muzawugure, ni ingenzi. Inshuti zanjye rero ibi nibyo ngiye kwifashisha. Abari tayari twagiye, ubu tugiye mu gikoni cyacu, tugiye gukora amandazi aryoshye kandi y'intungamubiri azakuryohera. Iki ni igice cya mbere mbahaye, igice cya kabiri ni mu kanya tugiye kuyakora. Mukurikire, muzambwira muri komanteri uko mwabibonye, ariko bari hafi yanjye rwose ntimukabure kumvugisha ngo muze tuyasangire, kuko mva uyariyeho wavuga uti nkorera. Ariko ibyiza nuko mba naberetse etape par etape inzira yose ukoresha kugira ngo ugere kuri product nk'iyo nanjye nakoze. Rero murararitswe, mube hafi, twagiye. Ndabakunda cyane muri Byakubera TV, muzahungukira byinshi. Nkaba nkomeza kubasaba batarakora subscribe rwose ndayibasabye, subscribes, share, komanteri ni ingenzi, biramotiva njyewe. Aho mubona bitameze neza mujye mumbwira, aho mubona na
icyo mubona kindi nabungura muzajye mumbwira. Ikindi mu likinge, nubikunda rwose ntukagende udakanze like, kandi ujye ukanda no kukazogera kugira ngo ikiganiro icyo ari cyo cyose nzajya nshyiraho kijye kibageraho, mubone notification nkigishyiraho kugira ngo mujye muba mu ba mbere bareba ibiganiro byanjye. Ndabakunda cyane rero, bye bye. Uyu mwaka nukuberwa.